bakunzi bacano imbaraga z'ubugingo, Mwami Yesu nashimwe cyane. Ndabasuhuje aho muri hose, Umwami Yesu abishimire, amaboko y'Uwiteka abashyigikire. Ngarutse hano rero kugira ngo tugane ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ni imibereho, niyo mpamvu dukwiriye kujya turisoma kenshi kugira ngo tunarisengeremo tubashe kugira ubusabane n'Imana. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 84, tuve ku murongo wa 5 tugeze ku murongo w'8. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo hahirwa ababa mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko. Imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana Siyoni. Amena. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ni Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa gititi. Ni Zaburi ya bene Kora. Imana rero ibahe umugisha mwinshi. Iravuze ngo hahirwa ababa mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Kuba mu nzu y'Uwiteka bitera umwete, bitera kwizera, bitera imbaraga. Kuba mu nzu y'Uwiteka bituma wumva uri umwana w'Imana. Bijya bituma wumva uri mu rugo, bijya bituma wisanzura ku Mana, ariko bijya bituma uhorana amashimwe, ugahora ushima Imana. Bijya bituma nta kindi kintu wiringira atari imbaraga z'Imana, kuko uba mu nzu y'Uwiteka wese ahora yumva icyiza yabonye, ubutabazi yabonye, byose abikesha Uwiteka. Umwuka ahumeka, umwuka duhumeka, umunsi Imana yatwongereyemo wo kurama, bituma duhora dushima Imana ubudasiba, kuko tuba mu nzu y'Imana nyine tuba tuzi ko Imana ariyo itanga ibyiza, ariyo ibeshaho, ariyo itanga amahoro, ariyo itanga ubuzima. Imana rero ishimwe kandi ihimbazwe. Ndavuga rero ngo hahirwa ababa mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Sera. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Aba nibo bantu b'abanyamahirwe. Tujya twumva ngo MTN, ngo hari umunyamahirwe wa MTN, umunyamahirwe wa tombora, ariko abo ngaba bari tombora. Noneho tubonye abanyamahirwe bizewe. Ni umuntu uba mu nzu y'Uwiteka, ni umuntu uba mu nzu y'Uwiteka. Uwo ngo abasha gushima Imana ubudasiba. Umuntu uhora ashimira Imana icyo abonye cyose, icyo akorewe cyose, umushuhuje akagushimira Imana. Ngo shimiye Imana ko washuhuje, shimiye Imana ko duhuye, shimiye Imana ko nsengeye, shimiye Imana, ibintu byose ukabishimira Imana. Uwo muntu arahiriwe, yunguka byinshi kuko ari umunyamahirwe, abona byinshi by'imbaraga, by'igiciro, kubera ko arahiriwe. Uwo niwe uzabaho, uwo niwe Umwami Imana ashaka. Imana ishimwe cyane. Ngo babasha kugushima ubudasiba. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Ni ukuri umuntu ufitemo imbaraga, ufite kwizera, akongererwa n'imbaraga z'Umwami Yesu, agahora yumva ko Umwami Yesu ari we umushoboza, ari we umuha imbaraga, ari we umukoresha iby'ubutwari. Imbaraga z'Imana arizo zimurimo, arizo zituma asenga, arizo zituma ahumeka, arizo zituma agenda bigakunda, arizo zituma zamuzanye mu nzu y'Imana,
arizo zituma tudashira iteka. Uwo muntu akumva ko imbaraga z'Imana ziri muri we arizo zizamukoresha iby'ubutwari, arizo zizamushoboza gusengera abandi, arizo zizamushoboza gukora ibyiza, arizo zizamushoboza gutura icya cumi n'amaturo neza, arizo bizamushoboza gukora umurimo wa data. Uwo muntu ngo aba ahiriwe cyane kuko aba yumva afite imbaraga z'Imana muri we. Uwo muntu rero arahiriwe cyane, ni umunyamahirwe. Uyu muntu azakora byinshi, uyu muntu azaguka, uyu muntu azatera imbere, uyu muntu azabona ibyiza, uyu muntu azabona umugisha, uyu muntu azabona n'ubwami bw'ijuru kuko afiteho Imana mwo imbaraga. Hahirwa abafite mu mitima inzira z'ijya i Siyoni. Bahora biringiye yuko, bahora bumva ko bazajya i Siyoni, bahora bumva bari mu rugendo. Niko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ndi mu rugendo, ndimo ndajya mu ijuru, Mana nyongera intege, mpa wa mutsima, Mana nanjye ngereyo. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu agahora yumva afite inzira z'ijya i Siyoni mu mutima, agahora yumva muri we harimo gukiranuka no gukiranukira Imana, agahora yumva muri we harimo kwera imbuto z'abakijijwe, agahora yumva muri we ahora yitandukanya n'icyaha n'igisa nacyo, agahora yumva muri we atinya gukosereza Imana n'abantu, agahora yumva muri we agomba gutinya gukora iby'urukazasoni, ibiteye isoni n'iby'isoni nkeya, agahora yumva yikontorora mu byo avuga no mu byo akora no mu byo areba no mu byo agenderamo, agacunga inzira ze zose kugira ngo adacumura ku Uwiteka. Uwo muntu arahiriwe ngo kuko inzira ze zose afite inzira z'ijya i Siyoni mu mutima we. Nta na rimwe ajya yumva ari uwo mu isi, nta na rimwe ajya yumva ari uw'isi, nta na rimwe ajya yumva ari uw'abantu, nta na rimwe ajya yumva, ahubwo ahora yumva ari mu nzira ajya mu ijuru, ari mu rugendo rujya mu ijuru. Uyu muntu rero ngo hahirwa ufite mu mutima inzira zijya i Siyoni. Ugahora wumva ukumbuye kubaho umwami Yesu ari, ugahora wumva ukumbuye ubwiza bw'Imana, wumva ushaka kugera aho umwami Imana ari, ugahora wumva ushaka kwimurwa muri iyi si. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo tuzimurwa mu isi tujya iwacu mu ijuru. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Ugahora wumva ko ibyiringiro byawe biri ku Mana, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, ubutatu butagatifu ka Imana imwe, kandi Imana yacu iba mu ijuru. Ukumva uhora ukumbuye Imana, ukumva ufite ubutatu butagatifu muri wowe, kumva ufite kwizera, kumva ufite urukundo, kumva ufite imbabazi, kumva ufite amahoro, kumva ushaka gukiranuka kandi ukanabiharanira, wihana, wirinda, mbese udacogora, uhora wumva ko nubwo uri mu isi ariko nturi uw'isi. Iwacu ni muri gakondo mu ijuru, kumva ko isaha n'isaha wakwimurwa muri isi ukajyanwa mu ijuru aho tuzabana n'umwami Imana. Ngo uyu muntu arahirwa cyane, uyu muntu ashobora kurama, uyu muntu ashobora kubona ibyiza, uyu muntu ashobora gutungurana, uyu muntu ashobora kuba umukozi w'Imana ku rwego rwo hejuru, uyu muntu ashobora kwaguka mu buryo butandukanye, uyu muntu ashobora gutungura benshi. Hahirwa rero uwo muntu arahirwa abafite mu mitima inzira z'ijya i Siyoni. Ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, iyo banyuze mu gikombe kibasubiza inyuma, iyo bahuye mu gikombe kirimo gihanda, iyo banyuze mu gikombe kirimo mucisha bugufi, iyo banyuze mu gikombe cyitwa Era, iyo banyuze mu gikombe cy'amagufwa yumye, iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, kigusubiza inyuma, kigucogoza, kikwambura ibyawe, kikukuramo ibyiringiro. Ngo iyo ugeze aho ngaho kuko ufite inzira z'ijya i Siyoni mu mutima wawe, ngo ugihindura ahantu h'amasoko, ibitari bihari byiza birahatoboka. Ugihindura ahantu h'amasoko, Yesu akongerera imbaraga, agatobora isoko y'ubugingo muri we. Yesu niwe soko y'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu uvuga ngo iyo bageze aho ngaho bahindura ahantu h'amasoko,
ni ukuvuga ngo ya migezi yo muri Kristo Yesu, za mbaraga zo muri Kristo Yesu arazikuzanira, kandi uri muri icyo gikombe cyitwa baka, igikombe gisubiza inyuma abantu, igikombe gikuramo abantu iby'Imana yakoze, igikombe kibabwira ko ntaho bazagera, igikombe cy'umubabaro, igikombe uhuramo na bihanda bitandukanye bikakurwanyiriza, ariko kuko wari ufite inzira mu mutima wawe, inzira zijya i Siyoni, ngo akanya uhahindura amasoko, ngo uhahindura amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Aho hantu imvura y'umuhindo, imvura nziza, imvura y'umugisha, imvura y'ibyiza, biza bimeze nk'imvura y'umuhindo, bidahita kandi bigatosa. Aho ngaho habonera umugisha udasanzwe. Imana ishimwe cyane. Ngo bagenda bagwiza imbaraga, uko byagenda kose umuntu uri aho hantu agufitemo ibyiringiro, agenda agwiza imbaraga, agwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Ni ukuvuga ngo n'ubwoko bw'Imana muri kumwe, n'ubwoko bwawe muri kumwe, ngo abo ngabo bose ngo ntabwo babura imbere y'Imana, ngo ahubwo bagenda baboneka imbere y'Imana i Siyoni, baboneka imbere y'Imana batunganye, baboneka imbere y'Imana baririmba, baboneka imbere y'Imana babwiriza ubutumwa bwiza, baboneka imbere y'Imana bagiye gusura abarwayi, baboneka imbere y'Imana bakora imirimo myiza, bakora umurimo w'Imana ku rusengero, baboneka imbere y'Imana kuko baba baboneye batunganye rwose, baboneka imbere y'Imana. Nta gikorwa n'iki na kimwe, nta rugendo n'uru na rumwe, nta ntambwe wagutera utari kumwe utari kumwe n'Imana. Imana rero ngo niyo igira gute, icyambika imigisha. Imana ishimwe cyane. Ngo bagenda bagwiza imbaraga, kandi bagenda baboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Imirimo yose ukoze iboneka imbere y'Imana. Icyo isengesho usenze Imana ikaryumva, icyo werekejeho amaboko cyose kiboneka imbere y'Imana. Ariko cyane cyane iyo urimo wihana, cyane cyane iyo urimo ukorera Imana, imirimo yawe yandikwa mu gitabo cy'imirimo, ikaboneka imbere y'Imana rwose utunganye, kuko uba uhiriwe cyane rwose. Imana ishimwe. Imana niba yaguha imbaraga muri urwo rugendo, kandi ni nayo iba yakwambukije icyo gikombe, kiba kigomba no gutoboka amasoko, imvura y'imigisha igacyambikira imigisha. Imana ishimwe. Turagushimiye Uwiteka Imana nyir'ububasha. Ijambo ryawe ritubwiye abahiriwe aba ari bo. Hari n'abandi bahiriwe muri Matayo 5, ariko Uwiteka Imana nyir'ububasha, uyu munsi twumvise abandi bahiriwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Nyemerera ubane na buri wese, ukuboko kwisumba byose kubane nawe. Niyagera mu gikombe cyitwa baka, ujye ugihindura ahantu h'amasoko mu izina rya Yesu Kristo. Ncagaguye imbaraga zose z'umubi, menaguye imbaraga zose z'abakonikoni zituma tutazagera i Siyoni, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'ijuru zibane nawe, zibane natwe, uturengere Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Tuburane ku ishyanga ritagira imbabazi, utubera Imana Mwami. Nitugera mu gikombe cyitwa baka, hari ibishaka kudusubiza inyuma, imvura y'imihindo izacyambikira ubuzima bwacu, uzayahindura ahantu h'amasoko, mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye Mwami, ndagushimiye ko natwe tugize abanyamahirwe. Udushoboze Mwami kuba abanyamahirwe wemera kandi wishimira, maze nitwagera mu gikombe cyitwa baka, tuzagihindura ahantu h'amasoko, ndetse n'imvura y'umugisha icyambikira imbaraga. Uzajya utwambika imbaraga Mwami, kubw'ukuboko kwawe kwiza kubana natwe. Ndagushimiye, bana natwe kandi tugirire neza. Ibyo ushaka n'ibyo ushima aba ari byo bikoreka hagati muri twe. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Imana ibahe umugisha. Mujye mukora share, subscribe, kandi mwandike na komenti, tuzajya tubasubiza. Hari na nimero za telefone, wumva ushaka kuduha igitekerezo kuri iri vugabutumwa, watwandikira kuri iyo nimero iri hasi, cyangwa ukanaduhamagara tukakwitaba, ukadufasha gukora umurimo wa Data hakiri ku manywa. Imana rero ibamere umugisha, Imana ibishimire. Uwiteka bashoboze kuba abanyamahirwe
Imana ibagire neza kandi buri wese aboneke mu maso h'Uwiteka Imana Isiyoni neza anezerewe. Murakoze cyane, ndabakunda, umwami Yesu abishimire. Amen.